mwese ingamba murazizi za covid nzisubiramo ni nshyashya ntimurazumva se ni ibiki mwakora nabyo nakoze nagufata video gute Nemikohim kuri video njye ndi meze gutya ndi kumwereka isura yanjye nabwo nigeze mfata abantu nabafata gute muri abayobozi munyobora we nagufata gute excuse you nk'abapolisi muri kumufasha iki nka repubulika muri kumufasha iki ufata amafoto nta kibazo When have you for which purpose you have come here? Kandi ari nyiri rugo basenyirwa kubwira impamvu yarari hano None se biremeye ko muteranira hano mungana gutya afande ubwegere ikosa ntituruzi mwaturusangana ikosa suko turarize n'uwahamagaye twabumenye n'igipango turakizi urumva Yes, tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Legacy TV on top buri gihe nkuko dora tubibabwira. Iyi nkuru rero hari ku mugoroba w'ejo ubwo hano Kibagabaga umusore yagize atya agapanga ikirori. Cyari ikirori cyo gutera ivi nkuko tubyita muri iyi minsi. Uyu musore wari wateguye umunsi mukuru wo kwerekana umukunzi yaje gukomwa mu nkokora na polisi. Ikidasanzwe kuri iyi nkuru nuko n'ubwa mbere mu mateka ya covid hano mu Rwanda hafatwa abantu bagiye muri pisine. Iyi pisine rero ni kimwe mu byatumye iyi case ikomera cyane kuko bamwe mu bari muri iki kirori bahise bijugunya muri pisine batangira koga muri iyi pisine. Polisi rero yaje guhabwa amakuru n'abaturage ariko abari muri iki kirori batangaje ko uwabatanze bamumenye ndetse n'urugo rwe baruzi. Bakomaga agatoki ku kandi ntabwo byoroshye bagira bati twamumenye uwadutanze kandi n'urugo rwe turaruzi. When have you for which purpose you have come here? Kandi ari nyiri rugo basenyirwa kubwira impamvu yarari hano None se biremeye ko muteranira hano mungana gutya afande ubwegere ikosa ntituruzi mwaturusangana ikosa suko turarize n'uwahamagaye twabumenye n'igipango turakizi urumva mwebwe suko ari we wenyine uzi abayobozi muri iki gihugu natwe turabazi nyine urumva mubanze ikosa mwemerane iyo wemere kosa naje kudufatira irihe kosa ubuze n'iryari naje kudufatira irihe kosa nuko mwasanzwe hano muteranye bitewe mwakoze umunsi mukuru ntabwo turi gusuzugura akazi mwajemo turakubaha. Abasore n'inkumi bari muri uyu munsi mukuru bavugaga akongereza kameze neza n'igifaransa bagacishamo bakakidudubiza. No, she's suffering, man. Afite ibibazo. Hano kuri kiko Kibagabaga. Afite ikibazo. Uyu ni ufite ikibazo. Fata uyu nguyu. Uyu ni ufite ikibazo. Uyu ni ufite ikibazo ntabwo ari njye ufite ikibazo. Uyu ni ufite ikibazo. Niba bimufasha nta kibazo. Niba bimufasha. Baje gusa nk'abashaka gukozanyaho na polisi ndetse bamwe bagatangaza ko barwaye nubwo bari banyweye n'agacupa. Fasha mu nyambike nta kibazo. nahamagare umuntu azamutware kwa muganga. Ntabwo afite ubushobozi bwo kumuhamagara. Abari muri uyu munsi mukuru rero intero yari imwe bagiraga bati ikosa rikomeye no gufatwa na kamera mwihishe ntihagire uzatumenya. Ariko abanyamakuru bari baciye iburyo n'ibumoso bashaka aya mashusho. Icyo kunywa rero cyari gihari ngira ngo murakibona inzoga z'amoko yose ndetse n'izikoze muri ganja cyangwa se cannabis marijuana murazibona. Nyuma rero baje kwerekeza muri kwasiteri ya polisi berekezwa i Nyamirambo barara muri police station. Mu gitondo rero baje kwerekwa itangazamakuru ndetse batangaza byinshi ku byababayeho mu ijoro ryahise.
amafoto na video aho gufasha umuntu aho gufasha umuntu bashaka gufasha amafoto na kamera zakozwe n'abantu aho gufasha umuntu nk'abapolisi muri kumufasha iki nka repubulika muri kumufasha iki gufata amafoto nta kibazo okay muri kumufasha mufate nawe oya wimfotora njye mfata nawe mufate Just send the picture. oya mufate nawe And we are drinking. afite ikibazo uyu nguyu wimfatanye njye nta kibazo njye ndi kumuvugira. Guys, everyone sit down. Guys, everyone sit down and the commandant tells us. Mama, I'm very sorry. Is that fucking phone? Yo, bro. Big Nico, come here. Just sit. Chill. Madam, you sit there. Sit on that table. Through the canopy. Is everyone seated? Yes. Okay. Mama, I'm sorry. It's okay. No, she's here. They are not helping. They are not helping her. They are just fucking with her. Romeo, chill. Romeo, please, chill. Romeo, chill. We realized that we were in the wrong. Wait. I'm not used to doing this, so you do it once and I go. Okay, go. From the last night we were arrested, we realized we were in the wrong, and I am here on behalf of all those people to take full responsibility of our actions for not following COVID SOPs, and I pray for forgiveness and call out to people out there to make sure that they follow the set guidelines of SOPs. I'm sorry on behalf of those people there. Where was that? It was in Chibagabaga. Yes. What are the responsible? Zaha kubera ko Bakagombye guhera ku mazina yawe. ndasubiza abantu bangahe. Baratanye tubwira amazina ya n'impamvu bahagaze. Okay. Mwaramutse. Nitwa Karigirwa. Impamvu mpagaze hano nuko mu by'ukuri twakoze amakosa tukaba turi kumwe na bagenzi bacu twishimana, bityo bikaba ari ibintu birenze ku ngamba tugomba gukurikiza, niyo mpamvu mumbona hano. Ese ntago ari ingamba ukeka ko mutubahirije. ingamba ukeka ko rero impamvu kuba turi hano nuko ingamba za COVID ari mwe nanjye ndi hano twese tuzi ntago ari ibanga, zimwe muri izo zitubahirijwe. Kubw'ibyo ntago ari ikintu navuga ngo mfitiye ishema nishimiye, ntago rwose umuntu yishimira kujya imbere ya televiziyo. Ni gute zitubahirijwe mwariho mbese wadusobanurira neza ko reka mbanze ndangiza icyo navugaga. Rero ku giti cyanjye na bagenzi banjye bari hariya tukaba ari ikintu dusabiye imbabazi ku mugaragaro, tutifuze gusubiramo. Umuntu n'umuntu arakosa, ariko no kwisubiraho ugahindura imigendere yawe ni ikintu cyoroshye ugifitemo ubushake. Imbabazi nanjye ndazisabye nubwo numvise mugenzi wanjye yazisabye, nta numva nagarukirizaho
murakoze mwese ingamba murazizi za covid nzisubiramo ni nshyashya ntimurazumva se ni ibiki mwakora kuko ni nyinshi hari ibyo nk'urugero reba nk'uko munyegereye izo ntambwe ntago zari ziri hagati yanjye na mugenzi wanjye ariko muri mu biki mwari mu biki murakoze mwafashe abantu bari mu bice bibiri mwatubwira icyo mwabafatiye n'icyo mwabasaba murakoze cyane ariko mwigireyo mutantera korona murakoze abanyamakuru kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tubereke abantu barimo mu by'ukuri kudusubiza inyuma nka sosiyete nyarwanda mu gutsinda icyorezo cya covid nk'uko warumbaje rero twafashe abantu b'ibyiciro bibiri ejo nimugoroba nk'uko mumaze kubibonera bamwe bose bari bari muri zo bita house party cyangwa bakoreye ibirori mu ngo abambere bari bakoze ibirori njyango ni bagenzi banyu b'abanyamakuru bafite Afrimax TV ikorera kuri murandasi kuri YouTube ngo bari bagize subscribers njyango miliyoni 1 bahitamo kujya gukora ibirori mu rugo byo kubyishimira kandi nabo tujya tubahamagara hano kugira ngo badufashe kubwira abanyarwanda ububi bwo kutubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Aba kabiri nabo ni abantu mwabonye bari bakoze ibirori ari na benshi cyane ndetse barenga kwibwiriza ubwo tubonye bwa mbere ryo kujya muri pisine koga ntago twari mu by'ukuri twakabonye abantu barenga kuri yabwiriza n'ubwa mbere tubabonye ariko nabo babikoreye mu rugo n'urugo rufite pisine Kibagabaga aho ngo umusore umwe yashaka kwereka abagenzi be ngo umukobwa azarongora barahura barasangira barasabana ariko by'amahirwe icyo turimo kugushimira cyane hano nuko abaturage muri byombi aribo baduhaye amakuru bakatubwira bati hano hari abantu barimo kwica amabwiriza natwe tukagenda tukababona koko tukabafata kugira ngo tubigishe tubabereke tubakoreshe mu kugira ngo twereke abanyarwanda ko nidukomeza ingendo nk'ingi cyangwa ukuntu ibikorwa nk'ibi ngibi n'ukuntu imibare ya covid y'abantu bandura irimo kuzamuka namwe mubibona mu gihe tumaze tuzi muri zaguma mu rugo muri zaguma mu karere nidukomeza ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se tugakomeza abantu bashifitiye imyumvire ko bizagorana cyane kugira ngo dutsinde iki cyorezo. Afande ntago wenda bamwe bafatwa buri gihe mukanaberekana ese wenda ingamba bafatirwa ntago zaba ari ntoya kugira ngo wenda habayeho ikintu cyo kongera ibihano kubanza kumubwiza amategeko ya covid ntago byaba byiza ibihano byiyongere kugira ngo wese abikiga ko buri wese arimo arabifata nka théâtre. Ntabwo mpamya ko abantu babifata nka théâtre kubera ko babifashe nka théâtre ikigamijwe muri sosiyete nyarwanda twese no ku isi yose no kugira ngo icyorezo gicike no kugira ngo buri muntu abyumve ko iki cyorezo gishobora kumwica cyangwa se kikica umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we cyangwa se umuturanyi we kugira ngo noneho izi ngamba zigirize twese dufatanye kugira ngo dutsinde icyorezo. Guhana nabyo ni byiza kubera ko bishobora abantu batinya guhanwa ariko ngira ngo tugendeye no ku bindi byaha bifite n'ibihano biremereye ntabwo twari twabona icyaha cyacitse kubera ko gifite igihano kiremereye. Guhana rero ni byiza bishobora kugabanya gutuma abantu batinya ariko icyangombwa gikomeye ni ibi turimo gukora nonaha byo kugira ngo abantu bumve ko ingamba ari ngombwa bazigira izabo cyane cyane ko iki cyorezo cyo gishobora no kukwica umuntu uwo ari we wese kandi mwese mumaze kubibona yuko imyaka hafi ya yose abantu bakimaze kubahitana. Mu bafashwe harimo abafite amazina azwi ku buryo bakaba inyenyeri ya Rwanda kugira ngo babarebereho mu kurwanya kino cyorezo. Murabibona gute mwebwe nka polisi murabibona gute kuba bafite amazina azwi aho kuyakoresha mu rwego rwo gukangura imbaga mu kurwanya icyorezo ahubwo bari kugoma n'umutego? Urakoze cyane nkunze kubivuga ngira ngo ubwa mbere tubivuze yuko abantu bakoze amazina uko bayakoze kose icyambere gukora izina biravuna ngira ngo mwese murabizi izina iryo ari ryo ryose kugira ngo rigereho biravuna ariko kuritakaza biroroshye cyane. Ngira ngo rero abantu bakoze amazina ngira ngo nta nubwo ari ubwa mbere tubibonye hari n'abo twabonye Karongi muri iki cyumweru nabo bafashwe bafite amazina akomeye ariko abantu bakurikira abantu aho kugira ngo babahe ubutumwa bwiza bakabagira ingeso mbi ngira ngo mwese murabizi yuko hari abantu bakora amazina bakayatakaza byoroheje cyane. So abantu rero bafite amazina bayakoze amazina runaka uko bayagezeho uko ariko kose baba barize bakabona za impamyabushobozi z'ikirenga baba barakoze ibikorwa runaka bakagira abantu benshi cyane bakurikira bita abanyenyeri za rubanda cyangwa abasitari
ni byiza ko bababera inyenyeri nyine cyangwa babereka ibintu byiza kandi bibafitiye akamaro aho kugira ngo babone ko barimo gukora ibintu bitabafitiye akamaro ahubwo bishobora kubatera ibibazo aribwo byo bishobora kubaviramo kuko umuntu ashobora kuba afite doctora cyangwa se za masters nyinshi ariko kazi bakakamwiruka no kubera ko yakoze ikintu kimwe kibi. Umuntu none ashobora kuba afite abantu benshi cyane bamukurikirana bamukunda kubera ko yakoze ikintu runaka bose bagatangira ahubwo kumuvuga nabi no kumwanga. Byaba byiza rero iyo umuntu yageze ku izina runaka kuririnda neza agakoresha nyine iyo opportunity yabonye aho hageze kugira ngo abantu bamureba bamukurikira koko bifuze kumera nkawe aho kwifuza kuvuga ati ibyo akora ahubwo nta kintu bimaze kandi bagiye babaho benshi cyane bagiye batakaza amazina yabo. Bamwe mu bafatirwa mu nyubako zizwi zikora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi amahosteli n'ahandi hagiye hatandukanye ni ubuhe butumwa muri kubagenera kuko babareka abantu nk'abo ibirori bigategurwa bikagiramo hagati wenda polisi akabari bwiribuze kumenya aho cyane cyane ayo mazu uvuze azwi yaba ama guest house yaba andi mazu azwi yakira abantu ho bo ibihano bibagiraho ingaruka zikomeye kandi bo bafite ibihano bikomeye nyine kuko baracuruza bafungirwa igihe kitari gitoya bakora insubiracyaha bakongera bagafungirwa ikindi gihe kitari cyo bishobora no ku ubuyobozi cyangwa se abantu babishinzwe bashobora kwicara bakabafatira ingamba zikomeye kandi zibahombye zigaragara ko zibahombye. Byaba byiza rero ko abantu bafite amazu nk'ayo cyangwa se ahantu hategurirwa ibirori runaka bajya bamenya neza abantu bagiye kuhajya n'icyo bagiye kuhakorera cyangwa se niba turi mu gihe kibujijwe yuko abantu bakora ibyo bintu bakirinda kugira ngo badakoresha ibirori mu mazu yabo cyangwa se aho bateganyije kujya bakorera ibirori. Fande hafashwe ibyiciro bibiri harimo n'abafatiwe muri pisine ni ubuhe butumwa mwahereza abandi bantu batarafatirwa muri icyo cyo cyo gukarabira muri pisine kandi bitemewe kugira ngo n'abandi bantu bazafatirwa muri icyo cyo bazabazi amategeko azabahana? Amabwiriza y'inzego z'ubuzima cyangwa se uko inzego z'ubuzima zitugira inama zitubwira yuko kuba ahantu hafunganye abantu badafite umwuka uhagije bahumekana uwo umuntu umwe ahumetse abandi nabo bagahumeka uwo mwuka we bituma abantu bagira ubwandu bwihuta cyane bukinjira mu bantu. Ariyo mpamvu batugira inama yo niyo turi ahantu mu mazu cyangwa se mu mabiro ari ugufungura inzugi n'amadirishya. Ni ukuvuga ngo kujya muri pisine niba ufite ubwandu bukajya muri ayo mazi n'undi nawe uje muri ayo mazi arabusangamo bumujyemo. Icyiza rero ni ukumenya neza aya mabwiriza yo tugezweho n'inzego z'ubuzima y'ahantu hose hashobora kudutera kongerera kwandura coronavirus. Pisine zirabujijwe, za sauna zo ziba zifungiranye zirabujijwe, za spa zirabujijwe, za gym zifungiranye zirabujijwe. Impamvu yo kubibuza nuko haba hafunganye ku buryo virusi yigiyemo idashobora gusohokamo. Nko mu mazi ntabwo urabona ko nta muyaga wakuramo virusi igumamo n'ugiyemo wese akayifata. Aya mabwiriza rero y'inzego z'ubuzima ni ngombwa cyane kuyamenya kuyitaho kugira ngo umenye utaho ngiye mbese hashobora kuntera ikibazo wabona hashobora gutera ikibazo ntuhajye. Yego fana nka polisi y'u Rwanda wenda ubutumwa mugenera abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko n'ubu icyo tubagenera cyo tubabwira ni igisanzwe nta mwihariko kubera ko polisi imaze imyaka myinshi ihereza serivisi abanyarwanda. Icyo tubabwira nuko polisi y'u Rwanda ishinzwe kurinda abanyarwanda n'abaturarwanda n'ibintu byabo kandi ari bazima. Mu gihe rero polisi y'u Rwanda yitabajwe kugira ngo yunganire izindi nzego nko kubuza abantu cyangwa se kureba bica amabwiriza ya coronavirus izahora yiteguye kubikora kandi kubikora neza. Ariko icyiza ikirimo cyane nuko dufatanya n'abaturarwanda bose cyane cyane abumva ko nyine ako kazi dukora ari ako kubarengera atari ako kubafunga no kubafata noneho bakaduha amakuru kugira ngo bakeya cyane bashaka kwica amabwiriza tube twashobora kubereka nk'uku nguku kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya ko kwirinda ari ngombwa cyane.